Intsinzi ni iyawe kandi koko ni iyawe. Intsinzi ni iyawe kandi koko intsinzi ni iyawe. Ntitwayibonye rimwe, nubwo tubonye intsinzi muri iki gitondo, kuko tubonye ineza yawe. Turiho turi bazima, uri kunyumva nuko ari muzima, nanjye uri kuvuga nuko ndi muzima. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, kuko hari benshi turi kumva ibihangano byabo, nyamara ntibakiri mu isi, bageze ahacecekerwa, batanze umusanzu wabo bavuga gukomera kwawe n'imirimo ihambaye wakoze. Uyu munsi rero natwe turifuza kuvuga imirimo ihambaye tukiriho turi bazima. Wenda natwe hari abazatwibuka bavuga bati runaka twe duturanye hano, runaka wasengeraga aha n'aha, runaka twagendanaga, runaka twumvaga, uyu munsi ntakiriho. Ese umusanzu we ni uwuhe? Niyo mpamvu iki gitondo dufite amashimwe kandi turashima. Ni ukuri turavuga imirimo ihambaye, turavuga imirimo ikomeye, kandi turavuga imirimo iyo wadukoreye tukabibona n'amaso yacu. Izina ryawe rihabwa icyubahiro kandi ushyirwe hejuru ya byose, kuko uri Imana kandi uri umwami. Uyu munsi udasanzwe, ni igitondo kindi waturemeye kugira ngo tukishimiremo ko tugeze ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022. Ni umunsi utazongera kubaho, ni umunsi utarigeze kubaho, ni umunsi abantu batazongera gutegereza ngo babone. Uyu munsi hari igitangaza rero, ni igitangaza icyo ari cyo cyose kiri bukorwe. Nta gitangaza kiri buze kuruta kuba uhumeka umwuka w'abazima, nanjye mpumeka umwuka w'abazima. Niyo mpamvu tuvuga ngo data ashimwe kuko yakoze imirimo ihambaye, kandi niyo mpamvu tuvuga data ashirwe hejuru ya byose, kuko twaramubonye yarwanya intambara nziza kandi arwana intambara nyinshi, ndetse yahumurije imitima yacu. Uyu munsi hari benshi babuze ababo, hari benshi bagize ahacecekerwa, ariko noneho imiryango yabo yasigaye ifite agahinda n'umubabaro, irababaye, irarira, iraganya, ariko data niwe utanga ihumure. Namwe harabaha ihumure muri iki gitondo, kuko ni byinshi akora, ni byinshi yakoze. Namwe rero arabahumuriza, kuko niwe nyiri ihumure kandi niwe utanga ihumure. Iki ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo abantu benshi bakiriye gukira nyamara bari barwaye. Ni igitondo abantu benshi bakiriye inkuru nziza ko mu muryango yabo bibarutse umwana w'umukobwa cyangwa se umwana w'umuhungu. Bamwibarutse nyamara ntibyari byoroshye, nyamara byari bikomeye. Aka kanya rero ndabizi neza ko ineza y'Imana iri kuri mwe, namwe kuba mwishimira umunsi wanyu data yabahimbarije, kuko yabahaye ibinezeza imitima yanyu, yabahaye umugisha. Data muri iki gitondo turabizi neza ko hari abantu benshi barushye, hari abantu benshi bafite agahinda, hari abantu benshi babuze ibyiringiro, imitima yabo yamaze gukamuka, kuko batizera ko bari bubeho, kuko batizera ko bari buze kubona bucya undi munsi ukurikira. Ariko dufatanije nabo kubanza gushima uyu munsi, kuko uyu munsi ni igitangaza ku buzima bwabo. Nubwo batazi niba uri bwire, icyangombwa si uko buri bwire, icyangombwa nuko babonye imirimo ihambaye, kuko bongeye kwisanga muri iki gitondo. Wakoze ibishoboka, kuko we ntabwo ugerageza data, nta nubwo uhatana n'ibihe. Ibihe byacu tugendamo, ibihe byacu bituzenguruka, ibihe byacu bituzungurutsa, ibihe byacu bidukaraga mu isi, ibihe byacu bizunguza ubwonko bwacu n'imitekerereze yacu. Ndabizi neza ko aka kanya wowe urabizi, urabibona, ariko nanone kandi nzi neza imbabazi zawe, nzi neza urukundo rwawe, nzi neza kugira neza kwawe, nzi neza gukora kwawe. Niyo mpamvu iki gitondo data ninginze kugira ngo umwuka wawe wera agere ku muntu uwo ari we wese, ari ushonje, ari ubabaye, ari urya neza, ari uhangayitse, ari uwishimye. Umuntu wese umwuka wawe aze kumugeraho, amwigishe, amuyobore, amuganirize, amwereke igihe ahagazemo, ko ari igihe cyo gushima kandi ari igihe cyo gutegereza Imana,
atari igihe cyo kwirara, atari igihe cy'agahinda, atari igihe cy'umubabaro, atari igihe cyo guheranwa, atari igihe cyo kumva yakwiyahura, ahubwo ari igihe ategerejemo ubuntu bwawe, ubutabazi bwawe, imbabazi zawe, uburyo bwose yakubonamo. Hari benshi bari mu byishimo uyu munsi bishimye ariko bameze nk'aho bafite ibyo bari kwikiza kubera ko ngo bari guhunga stress, ngo barimo barashakisha uburyo ubuzima bwabo cyangwa bakwishakamo ibyishimo n'umunezero, ngo ubuzima ni bugufi. Nyamara ejo ntazi uko bizaba bimeze, bizaba bimukomeranye, kuko niyo avuye muri bya bihe mu kanya araza guhura n'igihe kimutegereje kimubwira ngo banguka nongere nkuzengereze. Hanyuma yataha, yagera mu rugo, yava kwiyahuza za nzoga, yava kwiyahuza bya birori yari arimo n'abagenzi be, yagera mu rugo agasanga ibyamuteshaga umutwe, agasanga ibyamuzengerezaga nta hantu byagiye, biracyahari. Niyo mpamvu nta hantu namwe hari amahoro usibye kuri wowe Kristo honyine. Ahandi hose nta mahoro, abandi bose bashakishiriza nta mahoro. Data, ibyo wakoze byabaye ikimenyetso kitwereka ko n'ibisigaye uzabikora kandi nta na kimwe kizakunanira. Muri iki gitondo ndasengera umuntu wese uri kunyumva, umuntu wese unteze amatwi ari haranyumva muri iki gitondo, ndamusengera. Data, ndabizi neza kunyumva, Data ndabizi neza kuntegera amatwi, Data ndabizi neza ko hari byinshi wakoze ku buzima bwanjye, Data ndabizi neza ko wambwiye kunyumva kandi ntagusaba ngo unyime. Uyu mwanya ndabizi neza ko uri kunyumva, izina ryawe rihabwe icyubahiro, shirwe hejuru ya byose, kuko uwo tubwira atwumva. Dufite hano abasore benshi bari kurira kandi buzuye amarira y'agahinda, ntibazi uko ejo bizagenda, ntibafite icyerekezo cy'ubuzima bwabo, ariko uyu musore ndamusengeye. Data, ndakwinginze ngo umwereke icyerekezo cy'ubuzima bwe, kuko ntarimo arabona uko ejo bizamugendekera. Yirwa ataha ubukwe bw'abandi, yirwa parisipa mu bintu by'abandi, ndetse atekereza buri munsi icyo yakora, yabuze inzira y'uburyo yacamo ngo nawe yisange mu kirori. Iyo akoze ubukwe abantu benshi bamushagaye, nawe yisange afite fiance, nawe yisange yubatse urugo, nawe yisange yavuyemo umugabo, rimwe na rimwe bitekereza biramusiga. Ndamusengeye muri uyu mwanya kugira ngo umucire inzira, ntiyishimiye ko akomeza gusaza, kuko uyu munsi ni kuwa gatatu, ejo ni kuwa kane, buracya kuwa gatanu, uke kuwa gatandatu, uko niko iminsi igenda ishira, kandi niko ashiduka umwaka urangiye, kuko n'uyu nguyu turimo ubu ngubu warangiye. Arabara umwaka utaha ko nawo arebye nabi nawo warangira. Arahangayitse, ntafite icyerekezo, ntabona uko ejo bizagenda, kandi yishimiye kuba nawe yaba yitwa umugabo. Nubwo yicaye mu siribateri, ariko ndabizi neza ko nawe yishimiye kuba yaba yitwa umugabo. Umucira inzira, umwereke ikimenyetso cy'ibyiza, kandi ejo bundi nawe abe ari kwishima. Uyu mukobwa ndamusengera kubera ko nzi ko byaranze, yabaye iciro ry'imigani, niwe bagarukaho buri munsi. Ese wa mwana wa mukobwa runaka ntibirakunda, yirwa yambarira abandi. Hari n'abagize uburakari batakijya kwambarira abandi, bazi ko hari batera umwaku, arafatanya na karande, natwe iwacu ntibashatse. Ndetse bamwe muri aba batwara inda zidateganijwe kubera ko atari yabipanze, ari ugafata umwanzuro bikamubera ibindi. Umukobwa aricaye iwabo, ari kumwe n'abakuru be, nabo ntibaragenda, baraho, afite ubwoba ko ashobora no kubyarira iwabo, nyine bimwe navugaga. Data, ndamusengera kugira ngo umwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Abasore bose bahuye ni abatagira imitima, ni abafite imitima ijegera, ni abafite imitima yihutira gukomeretsa abandi. Abasore bose bahuye ni abamukiniyeho udukino, nta n'umwe wafashe umwanzuro avuga ati ngenda gukunze, ahubwo bose baza bafite amarari, nta n'umwe uza afite gahunda yo kumujyana mu rugo ngo amubere umugore. Amaze kujyaho igisebo, nawe ubwo arigaya, nawe ubwo arituka, arishinja ibyaha, nyamara nta cyaha yakoze cyakabaye gituma uyu munsi atitwa umubyeyi, ngo nawe abe yicaye mu rugo rwe, abone abashyitsi, abone urubyaro, nawe aheke. Data, ndamusengera uyu mukobwa, arakuze pe, arakuze, ageze igihe cyo gushaka. Hari n'abo byanze, nabo bibera amasireyi ku muhanda, bibera amasireyi mu birori, ahantu henshi baba birukanka,
ariko udashobora kumubonamo icyerekezo cyo kwitwa umugore ejo hazaza, ukabona adafite inzara n'inyota yo kubimenya no kubishaka, anubwira ati ingo z'ubu wapi, ndabona ari stress, nzakomeza nibera umukobwa. Ariko ni igisebo, ntabwo ari umugisha, kuko ku bana be yakabaye abyara bari kumugisha, kuko bari kuba umusaruro w'ababyeyi be. Uyu munsi ababyeyi be barahangayitse, cyangwa se ntiyagize n'umugisha wo kubagira, ariko uyu munsi umutima we wamaze kuba akahebwe, yumva ko yabivuyemo, yabishingutsemo, nta kibirimo. Hari n'uvuga ati ejo nzabijyamo, ariko sinizeye ko nzabirambamo, kandi ni umukobwa. Data aba nabo bari hariya barategereje, ntibafite icyerekezo cyabyo, ntibabona uko bizagenda. Ndabasengera muri iki gitondo, umukobwa ndamusengera. Abasore birirwa bamwirukankaho, cyangwa se nawe yirirwa areba niba hari uwafata umwanzuro, ariko bose nta n'umwe ufata umwanzuro, bose ni abashaka ibyaha gusa bakigendera, cyangwa se afite ikigeragezo cy'abagabo bafite abagore, nibo bamutereta gusa, nibo bamwandikira, nibo bamuhamagara, nibo bamuha urukundo, nta narwo aramara, ari gusa bamubeshya. nawe ubwe kwisobanukirwa byaramunaniye. Arasenga cyangwa ntasenga, yacitse intege zo kubisengera, cyangwa arabisengera buri munsi ajya mu butayu, ariko ibi ntabwo ari byo bituma arongorwa. Gituma arongorwa nuko igihe cye kimusohoreraho ibyo wagambiriye kuri we ukabisohoza, maze nawe akabona ikigabo cye, ubundi nawe akabona umunezero akishima. Data, umukobwa nawe ndamusengeye ni ukuri kandi ndamusabira, kubera ko n'ubuzima abayemo ni ugupfundikanya. Uyu munsi arifuza urugo rwe, ariko nanone kandi arakwiriye kuba yitwa umubyeyi nawe, kuko nawe afite ababyeyi cyangwa yabonye ababyeyi. Uyu munsi arifuza kuba umubyeyi. Niba koko abyifuza, Data ndakwinginze kugira ngo umucire inzira, nawe yitwe umubyeyi, nawe yitwe umugore nk'abandi. Ariko hari n'abandi batabishaka, kubera ko imitima yabo yamaze kuba kahebwe. Imitima yabo nabo uyigarure bugufi, iye gutana, iye kujya kure, kugira ngo basi nawe abashe kumva ko hari ibimutegereje imbere, kandi byiza atari ukumva ko byamurangiriyeho. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, kuko aba bakobwa nabo ubatabaye bakareka kuba igisuzuguriro. Hari n'abakwebye amakaritsiye batuyemo aho bavuka, barahavuye kugira ngo bareke gukomeza kubareba. Abandi bagabanya imyaka buri munsi, abandi bashakisha uburyo bahindura impu zabo n'imibiri yabo, kugira ngo wenda bagaragare ko bakiri bato badashaje. Data ndabizi neza kuri umutabazi. Hari n'abandi babyariye aho, babaye igisuzuguro mu muryango, birumvikana, akabyara umwe ahubwo agashiduka n'uwa kabiri agiyemo mu buryo butazwi, bikarangira abaye igitutsi. Noneho akava kuri ibyo byo kumusuzugura, noneho ubwe akaba igitutsi. Uyu munsi yamaze kwicira urubanza, ntiyumva neza, aravuga ati n'abakobwa beza babuze abagabo, ngewe uyu munsi se wabyariye iwacu udafite n'uko mbayeho, udafite n'agafaranga, ese ngewe ubu nzabona umugabo? Aribaza uko azabigenza, yarabibuze. Ariko ndabizi neza ko uri umubyeyi ugira imbabazi kandi ugira impuhwe. Ndamuhumuriza nanjye muri iki gitondo, kandi ndamuhumuriza mukomeresha amagambo yawe. Nzi neza ko hari icyo uzamukorera, nawe akabona ubutabazi bumugeraho. Arapfundikanya ubuzima, ndetse benshi bahunze n'iwabo batabana babo, babasigira ababyeyi babo, baza gushakisha i Kigali, cyangwa se ajya n'ahandi gushakisha. Ariko uyu munsi buracya bukitwa ejo, ejo ukabona burakeye, burongeye burije, bukeye ejo. Arashiduka umwana yabyaye ageze mu myaka 10, yarakomeje kwizera umugabo kuva ku mwaka umwe, 9 irashize, none uyu munsi ntawe arabona. Arahangayitse, arashaka kubakwa, nawe akitwa umugore. Ariko abagabo ubu ntibafatika, abasore ubu ntibafatika, kubera ko nabo ntawe ubarenganya. Ubushobozi bwabaye ikibazo, kugira ngo bahuze bicare baganire ntabwo ari ikintu cyoroshye. Cyangwa se ngo uyu munsi barimo barabona shitani ukuntu yagiye avangira imiryango imwe n'imwe, bakumva ko ngo nabo bitazakunda. Umwuka mubi ndawuca, ndawirukana mu izina rya Yesu. Ndatura gushaka, ndatura kubaka ku bakobwa. Dufite ababyeyi benshi bafite agahinda, barashatse bo birakunda, barashima ko babonye abagabo bakubaka, ariko uyu munsi barahangayitse kubera ko babuze urubyaro. Imyaka ibaye 2, 3, 4, 10, 8, 20 yabuze urubyaro. Araho yabaye igicibwa mu muryango yashatsemo, ntibamwumva. Umugabo wabigeze nawe aramuzinutswe, amaze kumuhaga, cyangwa se umugabo wakomeje kwizirikana, bashyira hamwe. Buri wese abaye mu buryo bwe, ariko baramukaze ntibamwumva, iwabo umugabo ntibamwumva.
wenda iwabo kwa nyina bo baramwumva bakavuga ati yo ni ukwihangana, ese ntimujye no kwa muganga. Hari benshi bajyana no mu bapfumu, abapfumu bo bagakizwa, bakamujyana mu bapfumu kubera ko amaze gucika intege. Abantu bagira amarangamutima menshi, impanuka bamukozeho bakaba batangiye gukora ku ntimba ze z'umutima, bakaba bamujyanye mu bapfumu. Nta mwana wo mu bapfumu wabaho, niyo wamutunga ari umupfumu mugenzi we. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo humura, Imana irakuzi kandi Imana yatumye ushaka izaguha umwana umunsi nugera. Dufite ibimenyetso, dufite benshi bashima ko Imana yabahaye urubyaro, nubwo nawe usa n'uwaciwe batakumva, ariko humura, data arakuzi kandi data azakugenera umwana. Hari benshi rero nabo mu miryango dufite barashatse, barubatse ndetse babyaye n'abana, ariko bararyana buri munsi wagira ngo ni ipusi n'imbeba. Umwe abasimbuka n'undi asimbuka, umwe asimbuka ibyo undi agasimbuka ibye, umwe akata munsi y'urugo undi agakata haruguru y'inzu. Ntibashobora guhuza, kandi ibyo bintu bakora abana barabibona. Imana nawe uwo mwana umbwire, uwo mwana uzavamo umugabo ejo cyangwa uzavamo umugore, ubona se na nyina birirwa basimbuka, biteye agahinda kubera ko umwanzi yahagurukiye imiryango. Data turagutabaje muri iki gitondo, data turaguhamagaye muri iki gitondo, data turakwinginze muri iki gitondo, data duciye bugufi muri iki gitondo, turakwinginze ngo twemerere iyi miryango imeze gutya, imiryango yuzuye amakimbirane, hafi gushwana, hafi gutandukana, hafi gucukwe n'undi agacukwe. Ndabizi neza ko bitera abana agahinda n'umubabaro, kandi nabo birabateguramo kuba babi, ntibateguramo kuba beza. Ejo itorero rirapfa, ejo umuryango urapfa, ejo igihugu kirapfa. Data ndakwinginze kugira ngo utabare imiryango, byibuze babanze batuze, barebe n'abana babyaye, barebe ko babakeneye. Umugabo arifata agata umugore akagenda akamusigira abana, nta mutima agira, umutima we wabaye nk'ibishingwe, nta mpuhwe zirimo. Ntashobora kugirira impuhwe umugore amwita umwana w'abandi, kandi ubwo yamubwiye ko amukunda, urukundo amweretse nuko amusizaho. Ariko se n'amaraso ye abana yabyaye arabataye, aragiye, ariyo ari kwangara, kandi ubwo yagiye mu bandi bagore. Umutima we wagira ngo sinzi ibyo utekereza, wenda ari kunyumva muri iki gitondo. Ariko data ndakwinginze kugira ngo umutima w'umuntu wese ugende uwukomange, habone ko akwiriye kwitwa umuntu muzima ufite ubumuntu. Byibuze amenye n'abana yabyaye, kabone n'ubwo atamenye umugore kuko atamubyaye, ariko byibuze namenye n'abana yabyaye, kuko abantu bagize ubunyamaswa buruta bw'inyamaswa. Nta nyamaswa n'imwe ibaho ita umwana yabyaye, ntibaho mu nyamaswa zose tuzi. Inyamaswa yanakwica ariko ikarengera umwana wayo, kabone n'ubwo itakwita ku yindi nyamaswa ngenzi yayo kuko itazi iyo yaturutse. Ariko abagabo dufite benshi, ndabizi benshi barandakarira, bamvuga nabi, ariko hari ikintu kimwe data ndiho ndasaba, uyu mugabo nawe umugendere n'umutima we, umusure n'umutima we, abone ibyo yakoze ko ari bibi, nawe agira ubutabazi, aze gutabara umwana we, aze gutabara abana be yataye akagenda akajya kumungana. Maze rero abagore babakiriye nabo sinzi ibyabo, nawe aragutera inda ejo yigendere. Nibo dutunze hanze aha. Data ndabasengeye, ndabizi neza ko ubutabazi bwawe buba ku bagore, ndabizi ko ubutabazi bwawe buba ku bagabo, ndabizi ko ubutabazi bwawe buba ku bana. Reba uyu muryango w'abantu batatu, ni umugabo, ni umugore, ni abana, kandi bose guhuza byabaye ibibazo. Ibintu bizarangira bigeze habi, ariko ndabizi neza ko ugira imbabazi, ndabizi neza ko ugira impuhwe. Data ugirira umuryango imbabazi, ugirira umuryango impuhwe, kuko shitani yahagurukiye umugabo n'umugore, shitani yahagurukiye umwana n'ababyeyi. Umunsi ntibahuza, kuko n'umwana wabavunnye akabavuna, mukamutanga amafaranga atari make. Uyu munsi icyo yituye ababyeyi ni ukujya mu biyobyabwenge, ni ukujya mu butinganyi. Umunsi icyo yituye ababyeyi ni ukubababaza, kandi bafite agahinda. Ushobora kuba babanye neza papa na mama, ariko bafite agahinda k'abana babo kubera ibyo barimo barajyamo. Data ndakwinginze kugira ngo utabare iyi miryango. Uyu mugore ararira kubera umugabo yamunanije, afite agahinda n'umubabaro, yashatse azi ko agiye kuruhuka, aho kujya kuruhuka yararushye, yakubitanye n'umuruho. Wasanga yaranamushatse iwabo batabishaka, aremera aramwitangira, aremera amwizirikaho, azi ngo yiziritse ku muntu uzamubera umuntu, none yamubereye mubi kuruta inyamaswa.
data ndakwinginze kugira ngo ubwo unyumva muri iki gitondo n'uyu mubyeyi umwumve wumva agahinda ke. Biragoye kubona umugore yirukankana n'abana, yirirwa azererana n'abana, kandi uwamuteye iyo nda cyangwa wamuteye izo nda ari aho yiruka nawe yinywera inzoga cyangwa yirirwa ateka imitwe hanze aho hose. Abandi turabafite bitwa ngo barakijijwe ariko nabo barakora ibyo bintu. Ikibazo si uko babikoze kuko nabo ni abantu, ahubwo ikibazo ni uko badafite n'imitima yo kwibuka abo babyaye. Ni umupfakazi, aribana, ntafite umugabo yaragiye, ntiyashakaga ko agenda, ntiyabihisemo, nawe yagize agahinda icyo gihe. Na n'uyu munsi yamwibutse yibuka ko ari wenyine, agahinda kakamwica. Ariko uri umugabo w'abapfakazi, uri se w'imfubyi, ndabizi ko uyu mugore wamugeraho ahari, nubwo benshi bamwita umupfakazi ariko no mu bitabo byanditse by'irangamimerere, ariko ntiyakabaye umupfakazi kubera ko ni ijambo wavuze ngo uri umugabo w'abapfakazi. Umugereho, umukoreho kugira ngo nawe ubashe kumuturisha, yumve ko atari wenyine, yumve ko muri kumwe. Abana bumve ko bafite se hafi aho ngaho, atari babana birirwa batereranwa ku mashuri, ku mugezi bagiye kuvoma, birirwa batereranwa bagiye gushenya inkwi, birirwa batereranwa aho ngaho nk'abatagira se kandi uhari. Icyubahiro kibi cyawe. Dufite abarwayi barwaye, barabazwa n'umubiri, bari mu bitaro, bari mu ngo, ntawe ubumva kubera ko nibo bumva uburibwe bwabo bonyine, ariko turabizi ko no mu rupfu umuntu azaba ari kumwe nawe. Ubagenderere, ubagire neza, ejo tuzakire imitima yo gushima yuzuye amashimwe y'ibyo wakoze. Abajya muri bizinesi birirwa birukanka uyu munsi, ari ugurukana agataro, ari uri muri busheri akata inyama, ari uhagarara atanga inyanya, ari uri muri karitsiye atanga intoryi, ari uwagiye mu gishanga gusarura izo nyanya. Umuntu wese uyu munsi umugire neza, abone ineza yawe bitewe n'ibyo akora, agendererwe nawe. Baraye ku muhanda bicuruza, bararyamye bagiye kuruhuka, cyangwa se baraye mu kabari bahanganye n'inzoga nkaho ari umushinga muzima babonye, bari kungura abandi nabo bagiye kuryama. Ubane nabo, bagire neza kugira ngo ubwo baza kugira amasaha y'umugoroba basubiye mu mirimo yabo, bakomeze kubona urukundo rwawe kugeza umunsi bazatabarwa nabo bakisanga mu buzima nk'ubw'abandi. Haba gusa rero hari n'abaraye bari kwiba, bagiye kugabana ibyo bibye, ariko bakeneye kumva ijwi ryawe ribavugisha. Ndabizi hari abarozi bari aho, nibo baroga abantu barwaye, nibo baroga ibihato. Data, nibo bohereza imyuka, ariko nabo ndabaturaho gukizwa mu izina rya Yesu, ndabaturaho gukira mu izina rya Yesu, kugira ngo nabo bamenye neza ko hari ubuhungiro bwo guhunga iby'umwanzi yabashizemo. Utazakizwa we azanapfa nta kabuza, kuko ubugingo butabonye Imana buzapfa, ariko uwarimbuye abantu we atandukanye n'uwahungishije abantu benshi akabajyana kuri Kristo. Uri kurimbura abantu, uri kwica abantu, uyu munsi nawe akwiriye gukizwa agahindukira, hanyuma nawe agakira, cyangwa se agapfa akava mu nzira, abantu b'Imana bakaba batekanye. Icyubahiro kibi cyawe Data, kuri umubyeyi kandi utweretse ukuboko kwawe no gukora kwawe. Nyemerera rero igihugu cyacu dukomeze kubera isi umucyo, uhereye ku mukuru w'igihugu, inzego zose, ndetse no kugera muri rubanda. Umuntu wese abo umwizerwa, umuntu wese abuhuza na mugenzi we, kandi tubere isi yose umucyo. Urakoze kugize neza. Icyubahiro kibi cyawe. Abagabura amagambo yawe ntibishobozwe, bashobozwe nawe, kuko benshi barahamagawe koko ndabyumva, baza bafite ubutumwa bwiza, ari abanyamuhamagaro, ariko iyo bageze hagati barangirika, bagatangira kuvangirwa. Ntiwemere ko abantu bawe bakomeza gupfa bishwe n'ubuyobe no kutamenya. Urakoze kugize neza, urakoze kutubanisha. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.